Ikaze rero nongere mbasuhuza nshuti bakunze b'ikiganiro amakuru yo muri quartier, ikiganiro amakuru yo muri quartier kita ku mibereho myiza y'umuryango, njye ukibategura kandi ukibagezaho ndi nibishaka Jean Baptiste. Ikaze. Bahoneza, behoneza, tugira ubuzima bwiza. Uyu munsi turi mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara ni mu ntara y'Amajyepfo, aho abaturage bitabiriye ku buryo bushimishije gahunda yabaho neza kugira ngo biyumvire ubutumwa butandukanye bujyanye no kuzamura imibereho myiza y'umuryango. Nkuko twagiye tubibona handi rero habaye ibikorwa bitandukanye, ariko ku buryo bw'umwihariko n'abaturage baje ari benshi. Habaye igikorwa cyo gufungura poste de santé, kwegereza abaturage ubuvuzi, maze gikorwa na Minisitiri w'Ubuzima. Aba baturage bakimara gufungurirwa iyi poste de santé, tuganira nabo batubwira ibyishimo bafite, cyane cyane ababyeyi begerejwe serivisi yo kuboneza urubyaro. Dore uko babivuga. Murakoze, banyita Nyiramategeko Donata, nkabanuye mu kagari ka Mugombwa, umurenge wa Mugombwa. Nkaba nishimiye uburyo twakiriye poste de santé yo mu kagari ka Baziro, cyane cyane nk'ababyeyi nko muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Hari abakoraga urugendo bajya muri iyo gahunda, ariko ubu twishimye kuba poste de santé yaje iruhande rwacu. Iki gikorwa Imbuto Foundation yakoze ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa cyurakivuga iki? Iki gikorwa cyadushimishije, ahubwo nibakomeze batube hafi muri byinshi, muri gahunda zose z'ubuzima. Turabyishimiye, biradufasha kubera ko tuzajya tuba duturuka hafi duhita tuza kwivuza, naho ubundi twavunikaga tujya kure. Nk'uko umuntu arwaye akabanza akamara igihe atajya kwivuza abona hamubereye kure, ariko hano hatubereye hafi, tuzajya tuza twihuse. Iyi gahunda yabaho neza yabafashije? Iyi gahunda yabaho neza yadufashije itubuza kubyara abana b'ingerekerane, tuboneza urubyaro. Ingorane bishobora guteza mu muryango bishobora guteza ubukene n'abana bakarwara bwake, abana bakagira n'inzara, nyine bakajya basonza. Umwana wawe uko ameze neza umwitaho ute? Kujyanye tubwire gahunda nk'iyo konsa cyangwa se kumwitaho. Umwana nyine umwitaho ukamuha igikoma, ukamushakira nyine n'intungamubiri harimo imboga n'ibindi. Wowe uragerageza kubikora, niyo mpamvu umwana wawe ameze neza? Ndagerageza. Nyuma yo kuganira n'abaturage ku byishimo byinshi bari bafite, twegereye kandi n'umwe mu bafatanyabikorwa muri iki gikorwa hamwe n'Imbuto Foundation, akaba ari uhagarariye umuryango SFH. Aratubwira iyi gahunda yo kwegereza abaturage ibikorwa bibasha kuzamura umuryango icyo bibafasha, cyane cyane harimo n'iki ngiki cya poste de santé izafasha ababyeyi kuboneza urubyaro biboroheye. Murakoze cyane. Nge nitwa Wandera Gihana Manase, nkaba ndi umuyobozi wa SFH Rwanda. SFH Rwanda ni imwe mu bafatanyabikorwa ba Imbuto Foundation muri iyi gahunda yabaho neza. Twebwe rero muri iyi gahunda yabaho neza dufatanya na Imbuto Foundation nk'umuterankunga wacu mukuru mu kwegereza serivisi nziza z'ubuzima abaturage. Kimwe mu kintu gikomeye dukora na Imbuto Foundation ni ugushyiraho ama health post cyangwa se ama poste de santé, dukunda kwita mu Kinyarwanda amavuriro y'ibanze. Ku bufatanye n'Imbuto Foundation aha mu karere ka Gisagara tumaze kubatse hamwe nyinshi, ariko ndetse no kugenda dushakisha hirya no hino tumaze kubaka 31 nkuko mwabyumvise. Ibi rero ni ibintu byiza cyane kuko bifasha abaturage kugira ngo bajye hafi, kwivuriza hafi. Ariko si no kwivuza gusa, ikindi turenzaho muri ubu bufatanye bwacu n'Imbuto Foundation ni igikorwa kijyanye no kwigisha abaturage guhindura imyumvire, kugira ngo ahubwo aho kwivuza indwara gusa banazirinde, kuko byagaragaye yuko ushobora kwirinda indwara. Abantu baza kwa muganga 60% bashoboye kwirinda ntago baba bakije, kandi aya mavuriro y'ibanze ndetse n'abajyanama b'ubuzima bafasha gukumira indwara cyangwa se kurinda bingana na 83%. Tekereza, urumva rero yuko ni ikintu gishobora gukemura ibibazo rwose. Aha rero nk'uko mwabibonye, aya mavuriro yose azakira abantu bagera ku 150, yorohereza abaturage urugendo, kandi aha n'akazi abaturage baba mu kuyubaka cyangwa no kuyarandinga nk'uko yakoreramo. Urumva yuko abaturage bagera ku 125 babonye akazi gahoraho
bishyura mituweli, bishyura kwiteganyiriza, bishyura imisoro kandi bagatunga n'imiryango yabo. Ugereranije muri serivisi muha abaturage zijyanye n'ubuzima kuri izi poste de santé hano ku bw'umwihariko mu karere ka Gisagara, ni iki cy'umwihariko muri serivisi z'ubuzima mubona bizabafasha nk'ikibazo bari bafite? Kubafasha gukemura ikibazo cyo kuboneza urubyaro ni ikintu gikomeye cyane. Ahantu hagiye poste de santé, gahunda zo kuboneza urubyaro zihita zizamuka. Gufasha abadamu batwite kwisuzumisha, ni ukuvuga yuko dutegereza ko ahantu hagiye poste de santé serivisi ziriya za ANC zihita zizamuka birenze 10%. Twarabikoze muri Nyanza, twarabibonye, kandi ahangaha biragaragara yuko umuturage ntabwo agomba kugenda urugendo runini. Ikindi kandi babona serivisi nziza cyane kuko tubigisha ibyo twita customer care. Umurwayi bamwakira nk'umwami cyangwa umwamikazi, kubera yuko arahagera bakamusekera, bakamwakira neza, bakamwumva, bakamuvura, bakamuherekeza agataha bamuhaye n'imiti. Umuryango Imbuto Foundation mu ruhare rwo kugira ngo ifashe abaturage kuzamura imibereho myiza y'umuryango ndetse n'abana bakiri bato kugira ngo bazagire ejo heza hameze neza, turaganira n'umwe mu bayobozi b'umuryango Imbuto Foundation atubwire muri make uburyo yabonye iyi gahunda yabaho neza ikomeza gufasha abaturage mu guhindura imibereho myiza y'umuryango. Nitwa Gerardine Umutesi, ndi umuyobozi wungirije wa Imbuto Foundation. Imbuto Foundation nk'uko mubizi ni umuryango washinzwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame n'abandi bari bafatanyije. Ni umuryango wita ku rubyiruko, guteza imbere ubushobozi bw'urubyiruko, uburezi ndetse no kwita ku buzima. Tugendera rero ku ntekerezo ivuga ngo iyo akabuto gatewe mu gitaka giteguwe neza, kakuhirirwa, kagahabwa iby'ingenzi byose, karakura, kakavamo igiti cy'inganzamarumbu. Kimwe n'ubu bukangurambaga dufite hano bwitwa Baho Neza, ndetse tumaze n'igihe dukora mu gihugu, twabukoze na hano mu karere ka Gisagara, aho twabanje gutaha amavuriro yegereye abaturage, mu cyongereza bita health post cyangwa mu gifaransa poste de santé. Ni amavuriro afasha muri cya cyerekezo igihugu cyacu cyihaye, ndetse n'umuhigo wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika wo kugeza ubuvuzi ku baturage bose b'u Rwanda, ari byo mu cyongereza bita universal health coverage. Uyu munsi rero twatashye amavuriro 3, ariko sayo gusa, hari n'ayandi muri Gisagara, Nyagatare ndetse na Gicumbi, nako tuzakomeza no gukora ubuvugizi kugira ngo ayo mavuriro abashe kuboneka. Ikindi ni ubukangurambaga bugamije gukangurira abantu gutegura nyine aho ka kabuto kazavukira, aho kazakurira, kugira ngo babashe kwitegura, kuko abana tubyara nibo bazatugeza ku cyerekezo igihugu cyacu cyihaye, ari cyo wenda mu cyongereza abantu bavuga ngo ni National Strategy for Transformation, icyerekezo cy'ubukungu, cyo kongera ubukungu bwacu, cyo kubaka ubushobozi, umunyarwanda ufite ubushobozi, utekanye kandi ufite ubumenyi. Ikindi ni umutekano w'ubukungu, tugomba gutera imbere. Niba twifuza kuba igihugu giteye imbere, nuko tubasha gutekereza buri kintu cyose cyateza imbere umunyarwanda. Ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi rero ari nabwo bwa Imbuto Foundation, navuga ngo baho neza, tubeho neza, beho neza. Baho neza, beho neza, tugire ubuzima bwiza. Arakoze cyane Minisitiri w'Ubuzima nawe kandi yadutangarije byinshi kuri iyi gahunda yo kwegereza abaturage ubuvuzi ndetse no kubakangurira kugira ubuzima bwiza biciye muri gahunda zitandukanye muri iyi gahunda yabaho neza. Ubukangurambaga inyito yabwo ijyanye n'icyifuzo umukuru w'igihugu afitiye abanyarwanda bose. Inyito yabwo ijyanye nanone na gahunda yaduhaye igihe twari tumaze kumutora muri 2017. Ibikorwa twatashye uyu munsi by'ama poste de santé ni kimwe mu bikorwa byinshi biri muri iyo gahunda, ariko byose icyo bigamije ni ukugira umunyarwanda ubayeho neza, sibyo? Kuba Gisagara umuhigo w'imyaka 7 iwugezeho mu myaka 2 gusa ni ikintu gikomeye mugomba kwishimira. Bagira ngo mwiha amashyi kuko mwese mwabigizemo uruhare,
kuva ku muturage wari utuyeho iki kibanza kigiyemo poste de sante, wafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'intara n'Imbuto Foundation kugira ngo ibi bikorwa dutashye bibe bigezweho. Ntabwo mfite amagambo menshi yo kubabwira usibye gushimira ubufatanye bwabaye kugira ngo tugere muri iki gikorwa, kuva ku baturage, abayobozi b'inzego z'ibanze, Imbuto Foundation, SFH, mwese uko muri aha. Ni igikorwa cyanyu mu kibumbatire ndetse mutere ishyari n'utundi turere turi muri iyi ntara. Icyifuzo ni uko tutarinda gutegereza imyaka 7 tugire amaposte de sante, tugeremo serivisi nziza, ariko poste de sante ihere mu midugudu iwacu aho dutuye. Twirinde indwara, twirinde ibyorezo bya Ebola, murabyumva mu bindi bihugu. Nitutirinda natwe bishobora kutwugariza, ariko nidukomeza umuco w'isuku, tukumva abayobozi ibyo batubwira, tukabafasha, nta kizatunanira. Mu gusoza rero ndagira ngo mbifurize kubaho neza, mbifurize ubuzima bwiza, mbifurize ubukire, mbifurize iterambere hano muri Gisagara ndetse no mu ntara yose. Murakoze. Ngibi rero ibyishimo uko byari bimeze ubwo abaturage twabasuraga mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara, ahari gahunda yabaho neza. Ngiye bakurikiraneye rero iki kiganiro kandi wakibagezagaho muri gahunda yabaho neza. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Uyu munsi hari mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mugombwa. Tegereza nawe udukurikiye azaba ari wanyu ku munsi ukurikiyeho. Mugire ibihe byiza rero kandi mugire ubuzima bwiza. Naho ubutaha. Bye bye. Baho neza, tutera imbere twese, imigango yacu ibayeho neza. Oh yeah, bagore b'u Rwanda, dore dutewe imbaraga, duteze imbere igihugu. Oh yeah, ubuzima buzira umuze ni intambwe nziza iyatugeza heza. Uje umucyo nk'abari mw'ubwo buranga, ukwiye imico ndetse n'ingeso byiza. Mwirinde inda mutateganyije, twubake ejo heza, tubeho neza. tugire ubuzima bwiza. Haya magara, yes, haya dufite yapfa dukomeje uyere kujya gwa buhere. Yakunda kunde no yabungabunge, iyasesekaye ntayorwa n'ibyo bimenye. Kimwe hano ku isi cyose no gushaka ikiza gusa akaba ari cyo wiruka usanga. Kubaho neza kuri twe nicyo gusa dushaka, imbonezamikurire ku bakiri bato kwanza. Tekereza ufite ubuzima buzira umuze, abana bawe babayeho neza, iterambere ari ryose. Baho neza, baho neza, mbeho neza, tugire ubuzima bwiza.